wavuye hano tuvuganye neza nta kibazo kirimo uhuriye n'iki mu nzira ahuriye n'iki mu nzira babivuze ukuri koko werukana umugore w'uguguni gufu ukazana uri mirabungu nakugize neza mugore wanjye nakujyanye muri hoteli nziza wanyemeje yuko uzamara agahinda rwose mwene wanyu yari yaranteye ndamuhunga twarasezeranye ndamuhunga musigira ibye byose ndaza dushaka ndagusohokana nkufata neza uko bikwiye hari icyo wamburanye nese nakoze iki basi muri sabiri imbabazi none urabarira basi none uriya muhungu ni uwahe ni ukuri ndakwinginze imbabarira umbwire icyo twapfuye uriya muhungu yaje hano ikibazo n'uriya mwana se muwahari uriya ni umwana wanjye umwana wanjye wawe bwite ni uwanjye bwite ariko mana yo mwijuru we uzi ko agahinda ngiye kuzagapfa usibye imana yo mwijuru yonyine yambabarira ikama amahoro y'umutima naho ubundi rwose nzagapfana uriya mwana wamubyaye ute nese ikibazo kibaye umwana ko wambwiye ko wowe ubwawe tugomba kubana ari wowe nanjye uriya mwana wamubyaye ute nuwahe uriya mwana reka mubwire ko yaje isarihe bubundi uriya mwana nende nashatse birangije umugabo wanjye arapfa amaze gupfa ubwo mu muryango waho nashatse barambwiye ati uracyari muto ugendere ujye kwishakira ubuzima umwana umudusigire tuzamukurerera yabaga kwa nyirakuru urumva natuza umutima gute usibye gutabaza imana yo mwijuru wa mugabo witwa Yesu akambabarira ibyaha akampa amahoro y'umutima naho ubundi naho ngeze aka kanya ise w'umwana yarapfuye rwose yarapfuye ugiye kumpe none nahindutse umuyorawe nese hari uko nigeze muyoza ifu mumpamagarire se ubundi ari hehe hari hanze genda umumpamagarira aze hano Festo bino hano mubwire icara ahangaha bimbwire neza n'ubundi ndabona ari abagabo babiri bari muri uru rugo ubundi uri umupfubuzi cyangwa n'umwana ariko ibyo ushaka kuvuga n'ibiki umwana nabyaye ugiye noneho no kufata mu ijosi ariko koko niyo wumva mbabarira ugeze aho ngaho urabyumva urazi ko kabije ugeze aho ukigira umwana wanjye ikisi kurira umwana ko kakurusha uburakari ugiye kunkankamira utyo ese ubundi ubu ngubu ubwo ibyo nabonye n'amaso yanjye urabizi iyo utinyuka wabonye ibiki ko ari niyo mpamvu ntakwizera ibi bintu uyu nguyu ubu ngubu umwana wawe nishaka mubyemere ko ari umwana wawe abyaranye n'uwanjye iyo nkuru yavugwa he none ubu ngubu kugeza kuri uno munota ndavuze ngo muri uru rugo rwanjye subiza umwana wawe nanjye ndakubwiye ngo ntateze kuva muri uru rugo niba ushaka ko tubana fata n'uwawe bajyane n'uwanjye bajyane n'uwanjye bajyane ndavuze ngo wowe n'umwana wawe sange mwafashe icyemezo mwagiye icyemezo kigira gite mwana wanjye wigira ikibazo urabyumva ibi ndaje ndabyitaho ntugire ikibazo amahoro ubona nzarushobora rwose ntugire ikibazo pe ndaje mbyiteho nzabikurikirana urumva
ubwangiriye iyihe nama? nyoko yashatse umugabo w'umukire iyi kigabo cy'igikire byataga we ntuza agatendo bankoreye ure tuganiriza nzabikubwira Uzambwira. ariko inama nakugiye kuzagende wegere mama wawe bana Kuko hano n'umugabo utari se urumva ukuntu ari danje. uzabure kumwe na mama wawe se Nahamagara numve yenda ndebe ko yananyumva shirane ko atanyitaho cyaba bitabye shiri nitara ndagukeneye ni ukuri anze nkwirebere umunsi nahamagara ntananyitabe yesenze ni ukuri Adeline. Adeline. Karame. Come here. Mamagaye. Mbona uri mu bitekerezo udashaka kumenya icyo umpamagaye. Mwana wanjye. Ikihe kibazo se ko mbona uri mu bitekerezo birebire? Ahubwo mwana wanjye. Ibibazo by'abagabo ntabwo wabimenya. Ese papa, sumbwira ko nkunda. Uko ikibazo utambwira ni iki? Mwana wanjye ndagukunda dore nakuzaniye n'imbuto kugira ngo ubashe kurya z'intungamubiri ubashe kubyibuha. Mwana wanjye ndagukunda bubaye. Ariko nyine nubwo nkunda ntabwo mbwira ikibazo mfite ngo twifatanye mu kababaro. Papa, ese kutavuga uvuga nanjye tukagira ikibazo gikomeye uba ari iki? Mwana wanjye akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isaka. Nahise ahantu wagiye wahurira n'ikibazo. Mbara umwana wanjye ntacyo naguhisha. Ubwo tuvugana wirukana umugore uguniguka ukazana ururimi. Abagore bo basigaye bahekenya amagufwa. Mwana wanjye ntabwo ubizi. Nembwa mbanza zifatiye basigaye basigirira. Ubwo uzi yuko ubwo tuvugana ko ariyo mpamvu ubona byanjye bitagenda neza afite imyaku bamendera umuyora. Nguki? Papa, usigaye iyo arivu neza neza bakagukoreza ivu. Wakunyereka. Subu bakuweza ivu mari. Nko kunyereka wikoreye neza neza rwose ugiye kuri me. Ntabwo ari ya mwana wanjye. Ariko niyo mpamvu mwakunkurikirana cyari kuri ubu ngubu ikigiye gukora. Ngiye gusanga wa mugabo witwa Yesu ama amahoro y'umutima nawe ubundi ndumva agiye kumva ngize ubwoba. Ikintu rwose ubuze kuyora ubundi si ubyanze ibintu byakubujije amahoro ukazambira cyangwa se nkabyikorera. uriya witwa ngo ni mama mutoya wawe nabedeye muyora. Muto no kure yitonda yatinyuka kukuyoboza ivu. No kunabona mwamwiza. Mwana wanjye se cya gihugu cy'iwacu kigoye. Kiye Kristo. Urasa n'umuhungu wiwe. Niko bambwiye. Nimba ari n'umuhungu wongeye mvugana n'ikindi mbona ko ari umwana mwiza nawe. Ariko si kuri igicucu ni umwana mwiza bashaka kudutwara ibyacu byose. Buriya se arahaje ejo hazaza undi ejo bundi haza undi. Nimba ari abagabo be bahoranye ntawe wabimenya. Urabona biriya ntabyemera kandi ndashaka ko imitungo yanjye ari we nzayiha mwana wawe. Nese papa kuba Kristo ari hari igihe ngo hari ikintu byahindura ku byacu. Ese ubundi kuri urahawe Adeline
baba yagiye kuko hari ibyo ashaka kuvugana na papa wawe. umwana wanjye bamujyana he? Ibintu ushaka kumbwira atumva ni ibiki? Ese nimba hari ibyo dushaka kuvugana wagira ngo n'umwana bato kubyumva. Ese ubwo umwana wanjye icyo atakumva ni igiki? Urashaka kumubwira ubwo se kumubwira ko wagize umuyoravu amahano y'iwanjye agenda yikoreye urabona agira none se nakuyoje ivuheshya urumva ibintu ushyira mu mwana ako se papa koko bakuyoje ivu ngubu asema mtu kuna iskuru mamiza bwangu bw'imamagara kugira ngo yose none se kubizi mwana wanjye wigeze ubona mukagaturu ngo najye kuyora ivu njye nakubwiye uvuga nibyo ngo wowe n'umuhungu wawe mufate umwanzuro wo kumvira mu rugo. Nicyo ugiye kongera kumbwira ko uko mwagiye cyangwa umuhungu wawe yagiye? umva reka mubwire nanjye umwana wawe yaraje ndamwakira sinigeze mwanga namufashe neza uko nshoboye nk'umubyeyi nimba wumva yuko uwanjye akubangamiye n'uwawe bajyane urakumva urashaka kwirukana bajyane niba ushaka ko tubaho uzi ko ibintu wambwiraga bishobora kuba ari byo papa suganya nka wabyumvise umwana wanjye tujyane genda avuze ngo ndavuze ngo bose bajyane dusigarane twenyine tujye twituma amazi twituma inkwi yewe nituma amazi none kuri munyangira umwana nituma amazi se ngo yamacinya oya urwo rukundo ruri hehe nituma inkwi ko urukundo ngo ruva ku mubyeyi njyewe urabunyangiye umwana uba umunsi ujya kumbwira ngo nituma amazi nituma inkwi ni bya bindi bikinkurikirana ni cyaro kubera n'uwabije umuyoravu nituma inkwi abandi ko bituma umusarane bituma inkwi bituma amazi ndwaye macinya se ntiwumva mwana wanjye uyu muntu arashaka ko tujyana ntumwumva genda avuze ngo genda avuze ngo simbasanga ahangaha ngo tujya hehe mugende aho kugira ngo mave muzajya wowe n'uriya muhungu wawe simbasanga ahangaha ugari neza ntabwo makombe arimo makombe se makombe none se uri murireba mu mifuka makombe mu mifuka ese ari makombe nabyibagiye n'ibi byaro ubundi makombe ariko aciye aha ngaha ashobora kuba ari yaciye aha ngaha reka murebe ariko ye hose ari heza we cyo niko mako ubwo wari ukiryamye wari ukiryamye none se mbonye injyana cyangwa ubonye mbyutse bazi gukabije akabije ubu iki gihe gito ubu ukiryamye ko kumva bari bubwire none se ugira ngo nkore iki urabona wakabura ibyo wakora
za makombe arahana makombe kumajira cyafite makokoko makombe arimo makombe nyine makombe baza yagiye i Burayi yagiye kera ibirayi byo Burayi ubwo kubaje makombe arimo makombe ukuntu byagenze yari ibirayi ukuntu byagenze nyine naramuherekeje mu gitondo cya kare reka kundera reka ndikumbwira mbasa mbwire makombe nakubere do hafi ya wa muspa Asunda umuntu wo gukubitwa ko umuntu ungana gutya. urumva ufite kumbwira gutya ko kimeze wumva reka mubwire makombe ntitwasigaranye turi abantu babiri ubu ubimenye yuko ugiye kwimenya buri kintu icyo ari cyo cyose ibyo wigize ntabwo bishaka ariko se ngiye kwimenya kuko wagiye kandi nanze iryo shobozo ryawe nta soni wumva warabaye mu buzima waba uzi icyo ukora ese uriya mugore mwamenyanye mute oya ubu ngubu uheruka ko mu mafaranga ryari ubu mbwira ibintu nk'ibyo ngibyo ejo nakwatse amafaranga urayanyima hanyuma wanyeretse ibikorwa wakoze se ubu si cyo nakora ni igiki ureba hano kinyereka icyo wakoze ubu si byose si ibikorwa ahubwo urabijyana muri ba shugamami hasi ahubwo nagira ngo mbwire ko yanze ngo nguki ye baba we umva reka mubwire makombe ibyo ubisubiza aho ubikuye urabyumva kuko nta kintu yasimwe wemeye gukoraho urumva nta soni reka ngende ariko tuzabonana wese uteturutse ariko wowe bwabivuze kuri ntawe uvoma inyeritoba wowe uranzara inyagaruzi kuri jye uwa mbere uramutwaye uwa kabiri uramutwaye none umva uyu wo nipa ntawe uzajyana bamubwire wiyemeje kusenyera ingo azero hose umva reka mubwire uzirikana ko yari umwana wanjye umva uribeshya ahubwo urebye nabi wahasi uribeshya mako urayinyeretse uretse nzakwereka ni amafaranga biraguhaye amafaranga umva arangishobora umuntu se kanya byakugwira urubona nageze ngiye kuzamuha nk'uko ndagenda gutya